inzu nta kibazo kandi ko gato nkwereke kandi papa ngiye kumva sake unsa vava urabona ubukwe butababwiza n'ukuri kw'Imana ubukwe bwababwiza n'ukuri kw'Imana arabinyeme vava nanjye reka mbikubwiye uresha uretse kuba umugabo no kugenda wuzuye inzira yanyeme icyaga n'Imana umugabo no kuzura inzira umugabo ni iki sake nawe sake reka umugabo n'ibitekerezo sake icyambere ni inkwanga ntange nsabira ubufasha abantu bari muri Amerika bazaguha nuko bazampe bakuntumeho nshaka inkwano njyana ahantu bita Nyamasheke sibyo nikoresha gazwe inyuma na ari nzovu na Nyarudigi ubona ko washizwe inyuma n'amateka reka tuvuge gutyo tutajya gukina gutyo anjye na Nyarudigi wumva ko Nyarudindira ariko Nyarudindira mwese muri bamwe ntago oya yake nge ntago ndi kimwe nka Nyarudigi n'amasezerano utegereje njye amasezerano ntegereje masara kuzabana nimutahe abahungu mwenyegeze umuriro wake Yes, nyanguso kandi zero mukomeze neza hose mu cyo gitandukanye barasirazuba iranyirazuba y'epfo amajyaruguru. Of course nitwa cheketu. Isanga ngo dukina n'abana, ukina n'abanyena, usura atandukanye mu cyo gitandukanye. Abakina abanyena. Mutasenya asugiriza byasenya atanga isa n'imitima kwa muke. Uraba mugaye papa. Wapi? Nitwa nde? Mbibwiye marene wanje wo hanze mu Bufaransa araseka. Ariko se reka cheketu nini cheketu menye nuzata yizi cyane ngo tagira iki ngudakina n'abantu ukina n'abanyina araseka atembagara ariko reka mbikubwiye uziko byandi bavuga ngo ari babyita ngo iki kwitubica no hari share ibiki byose subscribe comment babyita iki subscribe ntago nzi kubivuga nawe uravuze ngo ufite nyogosenge mu Bufaransa washiyana comment ariko vava reka mbikubwiye kuki ufite mwananyo ubayo mu Bufaransa ariko se mu Bufaransa buriya mu Bufaransa ntibatwemera se batatwemera se baratwemera cyane kuri gatanu mufitanye indirimbo ngo nanzovu hari indirimbo nyine twakoze umuntu wa muri Amerika dukoresheje indirimbo nyine ni umunyarwanda uba hanze muri Amerika aduha ikiraka nyine turayikora turariye turanywa duhana amafaranga yitwa gute twagiye vava niwe wayihimbye Mr. Yuzubi ahubwo mbone no kumusohoza Imana imumugisha imwongere imigisha aba muri Amerika amen yitwa gute iyo ndirimbo twayiririmbye twagiye iyo ndirimbo ni ya vava ijwi ni rya vava nyine nabona twayiririmbye nagwa nta kibazo nawe nta kibazo nose ntago ari uyirimbamo cyane natwara ijwi rya masara kuzabana nimutahe abahungu mwenyegeze umuriro wake ako kantu uniye umururatse umuranga wise wakanyine mu gikorwa umugore nabaye nande bikuza ndabamanyura sana urabamanyura nyine umwana w'inyamashake arabamanyura ni ya Bruce Melody yewe none yawe nanzovu ejo twarabubonye turi mu modoka ya Niba ari imbere yacu ari kugenda yihuta ari muri bus iri kwaka iri kuraba wari kumwe na benzi ya Niba Manibo ndamwemera ajya mbwira Niba se wakihuse ukadepasa ukamubwira ga yamutwera iragenda ko na benzi iragenda kiganiro nuzana yakamwana ejo iradutuka ngo ndi ingurube ngo umva yakamwana aratukana agose mwagiye mu mwigisha umuco mureke abantu batukana nka yaka oya abantu batukana nka yaka bajya kwa kabugabo bari inzererezi nkuyanutse ngo ndwaye sida ariko reka mbwe dorimbo nako vava umpimye wambonamo sida yaka sinamukubita gutya sida sirebeshwiji ngese urwaye imeshwiji ase akarimbo kandi tumaze mbanitaye unyine nandebe mu bushatu yutangaje arayisohora amasogonda twagiye ese muko wanyagiwe oya wanyagiwe oya harabura gato kunumva rukura pasi nirape yewe mukobwa wanyagiwe harabura gato ni wabanteza ni wowe gusa numva twajyana utwara neza ugata neza
wanyagiwe hoya wanyagiwe hoya harabura gato urumva mwe mukugure ngo harabura gakeya ikoni ukata gatoya sibyo ukongera ukagaruka akugira ngo ni nkuko haranu bita ujya icyangugo unyurana bita dawe uri mu ijuru dawe uri mu ijuru akunda kubera gisita hari wageze barakoze ako kera iyo ugomba kugenda gake ugakata buke ukagaruka n'icyangugo ubundi ko ari kuri ngoma bihurira ngo wanyagiwe bihurira n'umushoferi ukata gatoya nyine gutya utwara neza ugata neza mwiyikona ukageza y'amahoro niyo haba kure utwara neza ugakata neza niyo baba mwikona ni nuko naba urabona vava akata gato turi kumwe kugira ngo mwice ndi kumwe nawe nkatega toya byumvikana icyo ni igishego gihishe cyane vava ndamukunda Kristo zgaririmba indimba z'ibishego koko ese ko baduhamagara ngo dukora ikiraka waba uri gushaka umuhawe ukarobanura ngo ibi ni ibishego ngo oya wigiye ikibazo sibyo abanyambitse ubusatani wo ntitahira ntabwo nakubonye mu gitanda se mu gitanda he andise ko ari film isanzwe bakwambika ubukora n'ubuntu bugera ahangaha hari ibintu nabonye hari umuntu nabonye nuza bitwa byakunuka yafashe ifoto yawe kiro ngo rest in peace bisobanuye iki ndabizi si uriya mugabo nabuze ibinakora rest in peace wakizo bishagwa n'igihe mbona yikoreye amakobwa amaguru ari kunana abamanyo bayatanyuye yabikoreye akabishyira ku nuza akabipositinga kuri YouTube wafungura ukabona ni film ukabona yatanyuye umukobwa mabona yagize yamutanyuye aramuhetsa ku bituko bava nge naragukunze umbabarire ntuzatanyure kwibariza ikintu kimwe nge wowe nanuza na nzovu rest in peace bisobanuye nabyo byumvise se bisobanuye nge numva reka ngerageze nda nimbyica sinzi uvuze ngo iki rest in peace bisobanuye numva ko ngo ngewe nawe twarakundanye ugomba kuma icyo nshaka ntabwo imyenda ntabwo imyumvire yawe imyumvire yanjye gute ntabwo ni vava naramukunze ariko icyo nshaka kugira ngo nyifuzane vava agomba kukiba nimba ari irindazi rya 200 denjika nawe agomba kurima cyangwa kwaje kwapura sibyo niko bisobanuye kwa chaka baba umuza kwanga zangari ngo ni ceketu urabana banje umuza kwanga zangari nzovu nawe urinda ntabwo ndinda se umuntu za kafite umugore n'abana siyake uranyita indaya njye ariko ndajya ku muhanda ngo ntege aguransanga ngo shara wagiye kuzaza yaraje cyane yaje mama w'abana se mama wana tugiye gusubirana muri iyi minsi 2022 naretse indaya sibyo none se niba mudasubirana yarakwanze wazanye undi wanyimese uzagumugumira aho ngaho wanyimese tukibana papa umwana ureba ko tutagenda vuba vuba zana umwana reka ngutere filmu kuri kwima papa zana umwana ureka kubeshya ngo umugore ngo yanze kugaruka ndabwira abantu bakunda metre nzovu cyanzovu bantwerere mbaninwa inkwano ya miliyoni n'inzu nta kibazo kandi ko bagara gatongwereka kandi papa ngiye kumva siyake unsa vava urabona ubukwe butababwiza n'ukuri kw'Imana ubukwe bwababwiza n'ukuri kw'Imana arabinyeme vava nanjye reka mbikuye uresha nka yanjye umugabo no kugenda wuzuye inzira yanyeme icyaga n'inkwano umugabo no kuzura inzira umugabo ni iki siyake nawe siyake reka umugabo n'ibitekerezo siyake icyambere ni inkwano ntange nsabira ubufasha abantu bari muri Amerika bazaguha nuko bazampe bakuntumeho nshaka inkwano njyana ahantu bita Nyamasheke sibyo nikoresha miliyoni 2 vava ndaziguhaye rahira nuzibona rahira imbere y'abantu muzantera inkunga mwebwe nandi tayari akobona ubukwe bwa vava nk'abastari vava n'umustari nandi ndo mustari ubukwe bwose yago yadutumira ako ngiye buruzi ko busitari mbubonana Bruce Melody wenyine uko yaguhaye nanjye ndamwemera se nyine njye ni we mbubonana guko afite imodoka n'ukuriri hejuru cyane pe ariko nuka kundi imodoka none afite aderesi ubu nanjye naje Imana ikanshyiriramwe imiyaga ikamfasha nkazamura iyo mano yanjye najya ho ngo ariko ngo ndi umusitari ngo ngiye mwegereyo ngo umusitari atambuke nese vava ndikize vava hari ikintu nabonye wambaye kamambiri nambaye
nyine ngiye gukoresha inzara nanga kunyura mu rugo manu nibi bitanu bitancika kwa naza ngo n'amafaranga Siake vava oya vava Siake vava ni mu rukundo na nzovu izi kambambiri azambaye yaje konsora gushaka inkweto tuziripa nabi byutse twagenda muri rogi babyuse muri vava ntabwo ari indaya Nende gukoresha inzara nyine nagiye nambaye siripa mitabarizo nza. Ko yasubije metero nzovu ko byumva ngo yari pisi wowe ugereranyije umva ari. Nabyo nzi nukuri. Gereranya sibiki ndabizi nzari biki. Uratekereza ko ntabyo nzi. Ubane kiroso rukubijugunyaho. Cyoso numurozi no murozi. Ariko se kuki? Yewe naguteye. Ariko mana yanjye we. Kuba nuza byakunuka. Yafashe ifoto yawe. Ashobora uretse gato. Uretse pisi urumva ira ziranyugute 3 zisobanura umuntu witabye Imana utakiri. Nyine mashyiraho ngo umuntu ngo yapfuye ngo umuntu aratwite ngiye ibintu biba kuri cano sinjya mbyitaho upfa kunyihera amafaranga twavuganye nkigendera wakandikaho ibyo ushaka byose ninde utazapfa ubundi sinzapfa cyangwa nuko wakwirukanye muri cano nagwanyirukanye ahubwo ngiye ninjye wanze kujya kubera ko nyine arakubwiraga ati nta mafaranga yari yaboneka ni mukore ngewe nkabona rero ntakirirwa njya gukora ngo ni naho abandi nibapimisha ibirayi nifate mapfubye nkigiraho baranyishyura uwo munsi cyangwa wabona amafaranga yo kwishyura inzu none suzakina ubuntu nyine ako bavibye avuga nibi mukore ati bazatubona none ntabyo busa unase ubyiringira ufite nibahembwa ko muzavugana nibi haryo utamenya naho bayabikurisha nagiye aho bari butume nkatanga turarira uko twabatungana twose ese vava kabafana be bakubuze barambuze kandi mari mapenzi bivuga urukundo asipona nataka woman uzauti woman hakuna kufurahi mapenzi ya woman kama nataka woman asipona nataka woman uzauti woman hakuna kufurahi ugiti mapenzi n'inzovu nzobatuma nishima ibyishimo bikesha nzovu nyine banzuza niyo nkwano nyine inkwano naye Siake ni inkwano iyo turi gukina filime shaba yadushekeje nzovu hajye ubuvuga ngo urikira ndagukunda ngiye mvuka umvanye kambikubwe ngenza bivuga nawe uzamfunga nawe uzajya ate musinga ni data wacu sibyo musinga ni data wacu nibyo nyine n'abantu twaturuka umwuga wo n'umutwe w'inyanza umutwe oya ese musinga yigezaho umutwe ngewe yirirwa dusasa kuri kambikubwire musinga ni data wacu nashatse mu bakonyine ariko umukonyi ageze waranyanga niyo mpamvu ngiye gushaka iwacu twarazoroye buri inka zikomoka Inyanza hakurya za Butare za Inyanza oya yege kagwe ziri uzanu ziba reka makubwire twebwe tuvuka Inyanza zazi abantu bita imbazi na za ruhashya Pascal umutware iramotka bita ibezi nyambo zibayo inyambo iwacu zaba inyambo ziteza amahembe gutya nasibonye Nyagatare kusata ni nyamashake nazo njambo Nyagatare ntago abinyambo ariko nabo bagiye zanka cyangwa ni nyambo sinyamore hari bagira firizoni zazikamwa cyane mu mutarare aho umugore wanjye ura twatandukanye yavukaga mama w'abana mama Sandrine sebyo mama Elisa sebyo buri nashatse mu bakonye ariko mukonyine yazanye kirokore turatandukanye none se uyibo umurokore none nanjye ko ndi umurokore wowe ngicupa bajya ngo haji yo muri Betarabe we nta kibazo yo muri Betarabe agwa n'ibikomo uzabuntoze nzahita ngukunda cyane nazana n'akaboko umaye igikoma byenyeretse ugati kubita pompaje kandi ngo nta mugabo nk'ubikoma none ubaye akanyarudindi ntabwo meze nka nyarudindi bapfa gutanga nyarudindi yamanutse ari hasi gusa bava uramunyibukije twakoranye ikiganiro hano umanutse Inyamirambo uvuye kwa bamutwe ariko nyarudigire burangiye tuvugishwe sinzi ko bivuga yitwa nde nyarudindi okay none tukwana ikiganiro ambwira ukuntu sibyo ngo yeretswe ngo agiye gushaka umuzungu uba muri Amerika
bira nibyo koko nanjye ntago njya iresezerano babyemera ntago njya byemera bure twe tuvugisha ukuri wa mugani nahita NZOVU ari binajya avuga abantu bakabica ku ruhande oya twe tuvugisha ukuri ukerekwa ko uterekwa se nimba wari Imana ishobora kukwereka nk'ikintu kikazaba pe kuko afite imyaka 70 wari uzi kuza ariko njyewe ya masezerano ari hejuru ya vewiti y'amakadasiteri y'abagabo b'abazungu iryo sengesho sinagira Imana akira uvugisha ukuri ngo umugabo w'umuzungu ni nk'uwavuga iti NZOVU netse umuzungu mwibwiriye y'ubwayo bahure arasenga wese twaga nago dusenga nyine ijwi ry'Imana nese reka mbikubwire nyarudindiri icyo nzi hari ikizu ku gisozi yabagamo kimeze nk'umuntu yamuhaye ngo acumbikemo nicyo kibamo kuki Imana itabanje ngo mbere ko ngo umugore w'umuzungu manze nkuvane muri icyo kizu akodesha inzu nk'uko natwe tuzikodesha agakunda kuba gukina gucyacuranga noneho za radiyo Aleluya reka mbikubwe none za radiyo nimurebe ipantaro twayibonye ipantaro mwarayibonye amayobera amatanga noneho nyarudindiri ibibazo yahuye nabyo reba iyo mwakoranaga ikiganiro yasega za radiyo gutya akabyina ngo yigana Roza Muhando akikubita hasi kuvuga alimentation ya miliyoni 20 noneho cya kizu cya etaje za radiyo baje kuzimwiba barazimwibye naba ni danje afite amatelefone ngo hari nimeze nk'icyombo cy'abapolisi ahanasigaye abandumva ni muri ndebere ryoroshye man ariko rero ari amasezerano Mana n'ukuri ariko nanone sinapfubye Imana hari igihe nimba Imana koko nimba atabeshya tujye tureba naramubajije ese umugore w'umuzungu kutize uri nka Varatina hano uzajya umubwira ngo iki nzajya mubwira I love you so much yavugaga nk'umutwa se ariko onge soma ko kantu nzajya mubwira I love you so much ukarenga ukitanza ngo ngewe ngo ndi harya bavuga ngo abasizwe inyuma n'amateka wase ari NZOVU na nyarudindiri ubona ko washizwe inyuma n'amateka reka tuvuge gutyo tutajya gukina gutya wanjye na nyarudindiri wumva ko nyarudindiri mwese muri bamwe njye ntago ndi kimwe nka nyarudindiri n'amasezerano utegereje njye amasezerano ntegereje sibyo Nefite isezerano rimwe Imana yampaye NZOVU yarambwite NZOVU wagiye mu bihugu uza kubona amafaranga uyapfusha ubuso yajyana mu ndaya noneho Imana yarambwite hari igihugu uzajyamo ugiye kuzongera kubona amafaranga ko ntuzapfusha ubuso wari wagiye gusenga se warabiroze umugore wanjye yanjyanye ahantu umugore wanjye n'umurokore njye nago bizatinde ndaza kwifashisha umukozi w'Imana Apotre Manzi Sadunda mu gusesengura kwanjye cyangwa kwe tuza kwibaza nimba koko umuntu yerekwa biraza kugenda bite tujya kumusaba ikiganiro tujya akabasama ijambo gusa nawe nzabimubaza nombi reka dusoreza kuri iki kintu wumvishe inkuru y'akazungu kazungu aramwumvise umva ngewe uriya mugabo ibintu muri kumupakira mwiza mungure z'umusaza mwirwamo umudubagiza izo mfungure icyo kazungu ari gukora muri gereza ni giki muraje murabukunda arasanga abandi banyururu akabakubita mwamufungiye mu kazu ka wenyine ko leta y'u Rwanda yirirwa yorora bibi ngo nta utegeko ryo kwica ngo riharira ubu munazajya yica abandi ngo yirirwa imfungure z'umusaza ariko vava reka musu mbari kumupakiza imfungure za muzehe buri icyo yakoze kiza ni giki vava reka nsubize vava yakamwana yaravuze ngo nka Varatina ngo iyo bahura ngo nabakazungu ngo akabica urumva inde yaka akwifuza ko yuza guha nande akaba yakwifuza ariko yaka nawe yasi umunyarwanda aragasa mwari genda jagambaza yaka nawe n'umugome yakuye sese mama yiko bavuga ngo intera hamwe ngo n'inkotanyi intera hamwe ni bwoko cy'inkotanyi n'igiki ati kandi usankora wa mukobwa ati dore intera hamwe zarayazica abantu 94 ati zabamaze ati inkotanyi zaje zisubiza abantu mu byabo
zibahesha n'iki bazara abacungu zibahesha n'imitungo yabo none kazungu urasinera hamwe akagenda ubusa agasama reka tugaruke mu kiri kiganiro uva tumubaza kuri kazungu buryo mubonyemo nuko gahunda zagenze ni Kigali News 5 yani kumwe na NZOVU do like share and comment subscribe ni ingenzi ni Kigali News 5 ngende umugode cyane n'abana ukina n'abanyina usenyeze inkuta usigize ibyasenye utanga sana mitima kwa mukurikiye tugaruke mu biganiro Okay ko reka nanjye mvuge akantu kanyuma dusoza ndabanza nshimire abadukunda hagati yanjye na Vava turabastari abantu batwemera abwo ntabwo uri umusitari kandi unsabye umva nyine umva reka mbikubwire abwo mboneye kubwira abakunda Nzovu Vava anyatse ngo inkwano nzajya kumusaba iwawe Nyamasheke nzaze abantu bakunda Nzovu nomero yanjye ni 088 munera inkunga mbone inkwano ya Vava njye kumukwa tubane sebyo